Reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse, tubasuhuza aho muherereye hose ku isi, muri Afurika, Aziya, Oceania, Uburayi, Amerika, imigabane yose mbega uko ari itanu, urugeze itanu, turabasuhuje cyane cyane. Turavuga mwebwe mwumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Abari mu gitondo mugire igitondo cyiza, ku manywa meza, gicamunsi mugire igicamunsi cyiza, abageze mu ijoro kandi namwe mugire ijoro ryiza. Yewe ubwo tuba dusimbutse abagire ku mugoroba, hari umugoroba hakaba n'ijoro. Abo bose turababwiye ngo mugubwe neza, tubibutsa ko turabakunda kandi tubakundira ko mudukunda. Twebwe ikitwereka ko mudukunda cyambere ni umuntu wese wakoze subscribe, agakanda no kukazogera akajya abona notification imwibutsa ko ikiganiro cyahageze. Undi muntu ni umuntu ugihinguka kuri channel business isobanutse ahita kanda kuri like. Undi muntu ni umuntu utibagirwa kwandika muri comment akatubwira ati muraho mukomere, turabakurikira, turabakunda, ibindi byinshi, ikibazo abaza bene nk'ibyo. Ikindi ni umuntu wumva iki kiganiro akagiheza pe, rya muntu nawe turamukunda kuko aba yabitweretse. Undi muntu dukunda ni umuntu ukora share, nabyo turabibona, agakora share agahererekanya ikiganiro akacyoherereza abandi ati nimwumve. Mbese ubwo rero ntababeshye, abo bose turabakunda kandi tubakundira yuko namwe mubikora, mubidukundira. Hanyuma rero ndagira ngo turanzike iki rero. Uyu munsi tugiye kuganira kuri iyi ngingo. Iyi ngingo muyitondere, ndabasabye, nongere mbasabe ngo muyitondere. Biteye ubwoba kuko ushobora guhomba pizawe. Kubera iki? Turabigarukaho. Reka tubanze dusome message z'abatwandikiye. Rwose ntimukagira ngo twarabirengagije pe. Mu kiganiro cy'ubuheruka nta zina rero, hari uwitwa ngo ni Yuza, aragira ati komera cyane abashinga ntahe, turagushigikiye, urakoze cyane disi. Yego. Hanyuma uwitwa Arcade Niyonzima ati okay, mwubahwe, nawe wubahwe Nyagasani, wubahwe rwose Nyagasani, ntabwo naba ndengereye, ndakubashye cyane. Hanyuma uwitwa nde, okay, uwitwa Jean Pierre Manirafasha yagize ati 314,159 by'idolari muri English system, koma ikorwaho igabanya imibare itatu. Bwira byanditse mu kinyarwanda mu yandi magambo. Naho point nose ko nabwiraga bumva ikinyarwanda, ko nawe rero nabumva ikinyarwanda ntago arabongere. Naho point igaragaza decimal numbers. Okay, none se twabyanditse nabi? Hariya twebwe mu kinyarwanda ira mibare ni igaragaza, si byo se nyine. Point ubwo yagira ngo dushyiramo point ngira ngo ahari. Urakoze kandi uyu witwa Nzabandora Ephraim yagize ati turakumva neza musaza, ni ukuri nanjye ndagushimiye kuteza amatwi ko muba mugaragaza ko tutaruhiye ubusa. Yannick yanditse ati 300,000. Yego, ese ko bigutangaje. Musubire muri ya nkuru y'umwana bahaye amata kwa muganga, kavuga ati se nyanywe yose, bati igikombe bagisangiraga uko ari 7. Neze yuko cyumva ko ari byiza cyane ku buryo bitagukwiriye cyane, birenze ibingibi biragukwiriye, uzabibona. Witwa Celestin Nyampame yanditse ati muvandimwe, aya mafaranga tuzayarira he? Muzayarira he? Aho ushaka uzayarira, aho ushaka. Se ngo ko hari aho wayarya icyumweru kimwe. Kukize wumva ahubwo zo cyumva arayo kurya nta imishinga po. Ariko muransetsa, ndashaka kuzakora ikiganiro kivuga kuri ibi bintu kuko hari ibintu numva cyangwa ntekereza nkavuga nti hari umuntu wigeze kuvuga ati benshi bazasara, none wowe uratekereza kurya
yego ntawe udatekereza kurya pe, ariko witekereza aho uzayarira harahari henshi cyane, henshi cyane. Uwitwa Eric Komanda ati emwe uzaseke ndebe ngo iki, ntabwo nzi icyo usobanuye. Jean Pierre Dushimimana yanditse ati the value of any crypto is determined by supply, liquidity and demand. Aka kantu, aka kagingo uzanye ni akantu gakomeye cyane, nzakagarukaho. Aka kantu twigeze kugakoraho kera tutarajya kuri za YouTube kugira ngo bigere kuri benshi, tubikora muri groupe gusa tukabikoraho ubusesenguzi. Iyi demand supply, reka nkubwire, demand and supply, liquidity irahari, ahubwo demand and supply, reka nkubwire, demand izaba nyinshi, nicyo kizatuma ihenda. N'ubu ngubu birebiriho abantu bari mu gushaka payi, ariko tinya abantu bari mu kuyigura itarajya ku isoko, itaraba launched, batarayilauncinga. Ako kantu kibaze nawe, ni homework. Urakoze kuzana ingingo muvane. Uwitwa Umutahira TV mugenzi wanjye ati urakoze cyane Kamanzi, urakoze cyane Umutahira. We dufitanye gahunda ntari utangariza, ariko urayizi irahari, ariko niyo nayivuga. Turashaka kuzakora n'ikiganiro, ahubwo mbaye mbivuze na Bosco badusabye ko twakorana ikiganiro, wowe na Bosco na Twigisi ninde ya nk'abo ngabo, ndumva ari abantu bane ya. Uwitwa David Mukeshimana yanditse ati ibya Bitcoin birumvikana kuko yari hasi igenda izamuka, urumva ibyo bya pi bitabarika kubyumva byoroshye. Kuki se wumva ko bitabarika? Imibare irahari none ngo ntibibarika. Aha rero niho hazira cya kibazo ngo ngo ibi bintu ko ari byiza cyane, akumva ko kuki wumva ko ibintu byiza cyangwa byinshi bitagukwiriye. Nawe bitabera, nawe bitakwira, sinibare takwira niwe tawera, ngo nuko bitinda kuza uri umuntu nk'abandi. Mugende mwumva iyo ndirimbo, ayiwawe, mugende mwumve iyo ndirimbo, nawe ugende witerure witerekemo, mwumve ko bikureba nawe. Hariho umunsi uzacana wake, umunsi imvura izahita, mubyange mubyemere, Imana izataba. Ubusa ntabwo yatabaye yazanye Dr. Nicolas, utabyemera rebe kuri Bitcoin, ndaje ndababwira akantu, ndabaho ubuhamya bw'umuntu twarayiduhuye nimugoroba. Uwitwa Nelly Louise yanditse ati none iyo virgule ntirimwo, ariko se ubukandi ikibazo kibaye virgule mu kabyaramo. Mwebwe nimwumve ko okay, virgule reka tuyireke ngaho, nimwumva amagambo ni 314,159 by'idolari, uvunjiye ku giciro cy'amafaranga 300 idolari rimwe, ubwo zaba ari 408,000,000. Ngaho ibaze niba ufite Bitcoin 1000, urasimbutse. Ubwo numva oya, Bitcoin ebyiri, sorry, pi ebyiri. Ubu rero urumva uti baravuga ngo gashanga kagasaza karasaze koko. Sawa, kihorere gasari, uno musaza arasara kagwa ku ijambo, reka tubirebe. Louise nanone, Nelly Louise aragarutse nanone ati ni dolari 300 cyangwa ni dolari 300. Reba neza ko utibeshye, ntabwo nibeshye, ni 300. Twebwe mu ibare mu kinyarwanda dushyiramo kariya kitso 300, iriya karakitso kari imbere y'ibinyagihumbi, kira ni igihumbi hirya, 314 n'N159 by'idolari. Ubuse kuki muri gutinda kubyo nanditse, ntimurebe ntimwumve ibyo mvuga. Niba nibeshye mu mibare mu byihorere, nimwumve ibyo mvuga. None murumva sha, kandi nimugende mujye kureba handi byanditse, murebe ko atari uko byanditse, cyangwa se niba ni nakitso tukavemo, ariko nuko nguko byandikwa. Ubundi se kuki mubitindaho murumva atari byo?
wumva atari byo niyivire mu gakino, twebwe twibeshye nta kibazo. Okay, ni ikibazo wenda cy'imyandikire bavugaga, ntago twabitindaho, ariko ni uko nguko bihagaze. Aha, tujya ku ngingo nyamukuru rero. Biteye ubwoba kuko ushobora guhomba pi zawe. Ngiye kubabwira ingingo enye, ibintu bikubiye mu ngingo enye ukwiriye kugirira ubwoba, kubera ko bishobora gutuma, kimwe muri byo gishobora gutuma uhomba pi zawe. Ibi bintu tubisubiramo buri gihe. Ejo hari umuntu wambwiye ngo ngo nawe ngo ntukazane ibiganiro byinshi, ngo kindi ngo usubiramo ngo ibyo wavuze. Abakirisitu ntibahora babasubiramo Bibiliya, abayisilamu ntibasubiramo Korani, n'abandi. Ubuse mu nteko z'abaturage ntibadusubiramo mitiweli, ubwo ni mu Rwanda ariko. Ubuse koko muri business ntibahora bavuga ngo gurisha, kukize mutarabyiyama. Namwe rero ngo igurukanye umutanyu ngo niyo bavuga ngo niyo yamaze. Inkotsa yavuga bati ngiyo kanwa kabi. Nzahora mbisubiramo nari babwiye. Mbisubiriramo. Ntago ari mu nzu yanyu, ni mu nzu yanjye, ahubwo wowe uteze amatwi uyepfukaho. Uye kubyumva. Ariko reka mbabwire, ngiye gusubiramo ibi bintu. Ariko mu mbabare ntago mbwiye nabi wabivuze. None yumva niba nizi yumve ko mucyashye, ariko ntago mvuze izina rye ku buryo ni ngewe nawe tubiziranyeho twenyine nta kibazo. Ariko reka mbabwire, ngiye kubabwira ibi bintu mumbwire niba kuko ntakwiye kubisubiramo cyangwa udakwiye kubyumva. Okay. Icyambere, kora update ya Pi yawe, ya Pi network yawe na Pi browser. Urabikora ute? Urajya muri Play Store, wandikamo Pi network, uyidownloading, nubona handitse ngo update, umenye yuko wari ukwiriye kuyikora, ubikore. Uyidownloading, nimara kuba open, imaze kubamo, ukande muri twa dukoni hari igihe bagusaba password ugahita uyishyiramo. Ukande muri twa dukoni dutatu ibumoso hejuru, ugende ujye kuri Pi browser, nawe uyidownloading, ube urupdatinze. Ariko umuntu utupdatinga, hari igihe baba bafite version nshya. Ubuze iyo version niba idafitinga murumva uzinjira mute. Yesu ubwo nutinjira murumva uzunguka cyangwa uzahomba. Mama. Icya kabiri, ukwiriye kugirira ubwoba gishobora gutuma wahomba pi zawe. Uravuga uti byose byararangiye, biravivuye. Ariko reka nkubwire, wakwinjira hareka da, si kubivivuye byose. Kuki hano bitajyayo, kuki hano? Suzuma telefone yawe muri settings zayo, urabyumva? Ujyemo, urebe muri app management, ujye muri permissions, kuri contact, kuri phone number, kuri email, kuri applications zose ukoresha muri telefone ziba ziri denied. Hari ziri allowed n'iziri denied. Ugende ujye walowinga. Hariya hejuru habanza kara kadomo ka mbere kabanza. Ubwo ntabwo mfite umwanya wo kubyerekana, namwe mujya mubibona cyangwa se mujya mubikora. Ubyalowinge byose, sibyo? Hanyuma ujye kuri Pi network uyalowinga, ujye kuri Pi browser uyalowinga, urebe ko kamera. Ikindi ni mushyire scanner muri telefone yanyu, kubera iki mutayishyiramo? Hanyuma ibyo byose muri settings za telefone yanyu mujyemo. Ibyo dusobanukiye mwegera babisobanukiye babibakorere. Ariko telefone ibigize te ityaye, iri updated nayo. Icya gatatu gishobora gutuma uhomba Pi zawe, ugomba kugirira ubwoba. Aha niho ruzingiye. KYC yanjye ntiravivuka kandi ibindi byose biravivuye. Irikaraga. Ikibazo murakizi? Liveness ntago yakozwe neza. Urakora iki rero? Shaka telefone ishoboye. Ndakubwiye ngo, ndabisubiramo ngo, shaka telefone ishoboye. Fata amafaranga 2,000 cyangwa 1,000 bitewe naho uherereye n'ubukerebutse bafite. Ufata telefone uyikodeshe, telefone itamayininga, uyikodeshe. Ikindi, nibiba ngombwa ufata telefone y'umuntu utarakora KYC, ariko kuba mayininga ntago ari byiza, wabireka rwose. Umuntu utamayininga uyikodeshe, nurangiza ushyiremo buri kimwe cyose cyawe. Hanyuma ariko ubikore
uri bumayininge udaheruka kumayininga, urize kubikora nuyibona uze kubikora ari uko uri buhita umayininga. Nurangiza kwenstaramo buri kimwe cyose, liveness irahitiza uyikore. Nukuvuga ngo liveness cyangwa se imyirondoro ituzuye. Ikindi abantu hari ahantu bavuga ngo address line, bantu mukora KYC mwitonde, ukasanga umuntu yashyizemo imyirondoro yaho atuye. No, shyiramo amazero abiri niba nta ni nimero y'umuhanda. Line ntago wumvamo umurongo, shyiramo amazero abiri kumanuraho kugeza kuri zip code, ugende ushyiramo amazero abiri, line 1 line 2. Ikindi intuza intara hariya province, niba utazi kwandika hari south hakaba na southern, niba ukoresheje province ni southern province, shyiramo southern. Cyangwa niba utabisobanukirwa andikamo ngo iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa southern na amajyepfo, andikamo ngo amajyepfo. Cyangwa se wiyandikiremo southern, ariko nujye kwandika ngo south nanone gusa south ni okay, province south cyangwa ni southern province. Ako kantu ngira ngo murakumva. Mugomba kumenya ukuntu byandikwa, mugomba kubyandika uko biri kugira ngo n'abari n'icyo cyongereza kitaza kubajija. Ntabwo bavuga ngo province south cyangwa se ngo south province, ni southern province, northern province, eastern province. Hanyuma ikindi ni western province. Hanyuma rero ubwo bikandikwa gutya. Narimbabwiye nti shaka telefone, nsubiremo ngo shaka telefone uyikodeshe cyangwa uyitire itamayininga, ushyire kuko izo device izo konti ebyiri muri kuri device imwe ntago babyemera, barabyihanije. Hanyuma ushyiremo nurangiza uzuza ibyangombwa byose bisabwa, ukomeze ugere liveness, barahita bayiguha rwose. Hanyuma urebe neza ko kandi wallet yawe yemejwe kuri step ya 3, ubwo ni muri mainnet checklist, ari nayo yemejwe muri 6. Wongera ugende urebe kuri konti muri wallet yawe, ujyeyo urebe ko ya wallet address irimo ko ihuye n'ibyo ngibyo byose. Ibi ngibi mbabwira ni ibintu twabonye ejo mu matelefone nakoreye, abwirwa benshi akumva beneyo. Icyakane, kora verification mainnet, kora verification zose, phone number verification, email verification, Facebook verification, ubirangize. Hanyuma niba password utayibuka kuyapdatinga nabyo birakorwa, ubwo turaza gusubiramo video y'ukuntu babikora updatinga, ariko twarabikoze. Hanyuma nurangiza verifications ujye muri mainnet checklist, abantu here ku kambere urebe ngo urakujuje. Hanyuma rero ngiye kubigisha ukuntu wika passphrase zawe. Ndabasabye ni mwirinde kubika passphrase kuri email zanyu, bashobora kuzihakinga bakazinyereza. Hari abazi gukurura bakinjira. Jya muri WhatsApp yawe kandi nabyo ntubitinzeho, ibi ngiye kubabwira ntago mbabwiye ngo bitinzeho. Ujye muri WhatsApp yawe ukereye urubuga rwitwa myself cyangwa se urwanjye simbizi cyangwa ububiko, uterura ibi bintu byawe ubibikeho, ariko bimareho igihe gitoya. Urabizi ko urubuga ufunguriraho umuntu urubuga warangiza ugahita muri moving ukamukuraho ugarusigaraho wenyine. Hanyuma nurangiza ubibikeyo, ujye ujyayo ukandeho ukopiye ubijyana ubipestingeyo byihute. Ni ibintu ejo abantu twari kumwe, hari abantu babiri rwose mu bantu 5 nakiriye babiri bo byarakasa mutwe, byari pya ibintu byabo bikoze neza, usubye utuntu duke cyane two gusobanukirwa bari bakeneye. Aka abandi 3 umwe we twatashye bidakunze rwose. Amba verification niyo yibanze. Nurangiza ukore mainnet checklist, ibyo no byuzuzo ndakurahiye konti yawe. Ugende no kuri wallet ujye kureba yuko usuzuma urebe ko byuzuye, urebe ko konti ziri ntuza wallet ziriyo zihuye nizo ufite muri 3 no muri 6, step ya 3 na step ya 6. Ibyo no bikora no kuri pay urabowesheje umuhigo. Yes, ngayo nguko bihagaze. Nibyo nagira ngo ibi bintu mbabwiye mu ncamake bikubiye muri izo ngingo enye, wowe uzinjiremo buri ngingo ugenda uyidetaya, uyirebera, uyitatura kuri buri kamwe kose nako ntavuze. Mba ngutungira utoki kugira ngo wowe urebeyo kandi ujyeyo.
Ikibazo rero ni ugutungira umuntu urutoki yarangiza akarebayo ariko ntajyeyo. Hari uba wumva ninde uzakugirayo? Dr Nicolas azakugirayo, cyo kora ndakubwiye ukuntu azakugirayo ndakuzi. Azaza kubiteho akugi, nta bintu byinshi cyane. Reka nkubwire, hari umunsi uzabyuka usange password ntabwo kuyiseti kugira gukora inshyashya kuyi-updating usange ntabwo bikunda. Uwo munsi uzajya he? Kandi bari mu kugusaba kuyinjirira. Ndahira data. Hari umunsi uzabyuka usange ku-updating izina ntibikunda. Hari umunsi uzabyuka usange kandi birimo amafuti. Hari umunsi uzabyuka usange abantu bakoze KYC ariko bitarakunda ntibikunda. Uzajya he? Ibyo kuki utabigirira ubwoba? Hari umunsi uzabyuka usange telefone yawe ishwida utarigeze wita ku kiganiro ngo wumve icyo wakora. Ukuru cukumbure reka da, kuko utakurikiye ngo ujye muri settings ya telefone yawe ishwi ntuzamenye ngo biravaho birajya he. Ndababwira mukurikira ikiganiro mwumve ibyo kuvuga ngo ndavuga ngo nkabisubiramo ntuse nkora iki kugira ngo kwiga no guhozaho, kwigisha no guhozaho. Mbisubiramo kugira ngo icyo utumvise ejo hano ucyumve, icyo utumvise hariya kuko udashaka no gusubirayo aha ngaha nacyo uhure nacyo. Ngewe nzakora uko mbyumva, bikora uko mbishaka, kubera impamvu nzi ko hari abo bifasha. Wowe n'ubumva ari bya bindi byihorere. Ariko hari umunsi sha rero kambaho ubuhamya. Ejo tuganire n'umugabo rero yabitubwiye ndi kumwe n'abandi, ntago ndi jyenyine. Burya ngo ugenze wenyine aba ari iryo ashaka. Ubu noneho si iryanjye jyenyine, hari ibyo njya mabwira mukagira ngo ni ibyanjye jyenyine. Sindi bubabwire uwo ari we kuko nta uburenganzira bwo kumuvuga amazina, ariko ndavuga ibyo yatubwiye. Umugabo najye kubona nkabona yataye umutwe, yageze ati telefone iranga. Ubwo abo twari kumwe bo baramumenya. Noneho aza kutuganirira tubwira ukuntu atamayininze Bitcoin. Barambwiraga ati ariko kama ibi bintu koko ni ukuri? Ngira nkenda bareba ntako muri bazima. Wamana inkoni nkajya mbahukamo nkabakubita kugira ngo mubyemere. Mbaho urugero rwa Bitcoin. Uwo mugabo ati ibya Bitcoin mwe mubiretse. Ati ngewe umuntu yambwiye kumayininga Bitcoin ndanga. Nanze warayimayininga ni umunya-Uganda. Naramubwiye ngo azanshakire nambaye. Yarambwiye ati ni umukire cyane. Ati warayimayininga byarangiye ayikuyemo amafaranga. Se yakuyemo ngati ni menshi cyane. Arangije arambwiye ati giye naranze. Ariko uyu munsi ati kandi ni umuntu twiganye. Wowe uzazana imiteto ngo nuko mwiganye. Mwariganye se? Na hano mu Rwanda nanjye hari umuntu w'inshuti yanjye wambwiye, umuntu ntashaka kuvuga izina, afite na YouTube channel wamayininze Bitcoin ayikuramo amafaranga afatika. Iyo YouTube channel nena nayivuga ninjye wabo yamamaje, niba ari ibyo azabihakane, ariko batubwira ko yayakuyemo. Simvuga wabimbwiye, ariko uyu muntu ndashaka kuzamuvuga ari uko nanjye koko yampamirije yuko koko ari byo ko yayakuye muri Bitcoin, ko muri Bitcoin yayakuyemo koko. Urumva nta burenganzira yamaye bwo kujya kumuvuga nnyo, kandi nta nubwo naba mututse, ariko nanone hari ibyo twubaha, abanyarwanda turubaha. Nzabanza mbimubaze, nzamubabwira namubajije, sibyo? Ariko mu by'ukuri ibi bintu ni serious. Wowe rero wumva yuko atari serious, gumana ibyawe iyo ngiyo, ariko abashaka kubyumva ndabarahiye. Murakoze, mugire umunsi mwiza, muhahe, muronke, musuzume telefone zanyu, mwite kuri buri kimwe. Byuhora ufite ubwoba uvuga uti ariko none nahomba. Yes, nyamaswa idakenga yishwe n'umututizi, kandi ngo niko bisanzwe yokeje umuserebanya. Uramenye ntuzabe muri abo ngabo rero. Komeza ugubwe neza nshuti nk'amaguru.